ufite muri Bibiliya uzi cyose kuryo wakivuga utari kugisoma? Ni Yesaya 41 umurongo wa 10 kugera ku wa 12. Havuge twumve. Twamagambo avuga ngo komera kw'Imana intege nke z'abantu. Cuma akakubwira ati ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzaja nkurinaniko nzaja ngutabara. 11 akatubwira ngo dore abakurakariye bose bazakugwa n'isoni bamware, abakurenganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Baruma 12:14. Eka mbanze mparebe urajya usoma ngiye ndi kureba ntari gusoma. Abaroma ibice 10 na ibice 12:14. Nahageze. Aba barenganya masabiri umugisha ni mubavume, mwishimane n'abishima, murerane n'abarira, ni mukiyita abanyabwenge kandi mutaribo. Cyakurinze byose birashoboka, ugasanga Imana umuntu avuze ibintu Imana itavuze ratsa, ahubwo byatwa no kutabivuga. Ni nkuko wahiga umuhigo ugatinda kuwihigura ratsa, birutwa no kutawiga. Imana yagukomereje amaboko ikabona imbere yawe ni heza, Imana irakurinda, Imana iratira kurengera, Imana igera mu byayo ikitwa Imana. Yes, gakatasuza abakunzi ba Concord TV show aho muherose mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali, ayo mahanga mu Kinyarwanda turabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Reka mbashimire mwakanze subscribe mukadushyigikira twatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwo bwa mbere ukayikanda ngusabe uyu mugisha. Twabasezeranije ko tuzajya tubashakira abanyempano batandukanye, niyo mpamvu uyu munsi twafashe urugendo. Turi mu karere ka Musanze, umurenge wa Rwaza, akagari ka Nyarubuye, umudugudu wa Bukoro. Twaje gusura umwana w'umuhungu udasanzwe, umwana w'imyaka 10, ariko pe imbaraga z'Imana zimurimo zirakomeye, wagira ngo ni umusaza w'imyaka 70. Yego twaje kureba sigo bwa mbere tuganiriye, ariko nkurikije impano ibimurimo, ahubwo Imana imbariye kubana nagatinze kugaruka, ariko n'uko impamvu zitandukanye. Yitwa Manzi Daniel. Manzi uraho? Yego. Yesu ashimwe. Ahimbaza. Amakuru ni meza. Urakomeye? Ndakomeye. Uzi ikintu ngiye gusaba kugira ngo tubanze dusenge, Imana ituyobore. Ni karibu. Data twese mu ijuru turagushimye, manzi z'Imana ikomeye, no mu ijuru turagushimye mwami Imana idakabona biracitse, no mu ijuru turagushimye uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, no mu ijuru turagushimye data, no mu ijuru turaguhimbaje. Tugiye gutangira, dutangiranye nawe dusozanye nawe, turashima izina ryawe, turashima ubutwari bwawe. No mu ijuru turagushimye, no mu ijuru gahunda zose ndazikuragije, ni mu izina ryawe Yesu, amen. Yewe Manzi, amakuru ni meza. Yewe we, uzi ikintu ugiye gukora? Ugiye guhobera abakunzi ba Concord TV show bagukumbuye. Bahobere pe. Nanjye Yesu ashimwe rwose, turakwikirije. Amakuru ni meza. Wose ntabwo wari unkumbuye? Ngukumbuye pe. Rahera. Urakibuka izina ryanjye? Ani nukanyine ndi kurivuga none ndagiwe. Aya rivuge nitwa nde? Witwa Konkorude. Yego. Hatumimana Konkorude. Hatumimana. Manzi ushize bwa mbere naragusuye, ntiwampanurira urambwira ngo nuko ngo watukanye ngo ntabwo uri mu mwuka, ariko uyu munsi uri mu mavuta pe. Ngoda. Uri mu mavuta. Narimo. Wampanuriye, Imana iguha umugisha. Kandi ndizeye yuko bizasohora. Amen. Hari ibintu ujyanura ntibisohore Manzi? Ntabyo. Nose hari ibyo hanura bigatinda?
ntabwo bitinda ariko bisohora vuba. Bisohora vuba. Ubu ibyo wamanuriye umunsi tariki 4 bizasohora ryari? Igihe Imana izabikorera niho bizasohora. Ntabwo yakubwiye umunsi. Ariko nizere. None se nyine nge nahanuriwe sibyo? Wowe wampanuriye. Nge uruhari rwanjye ugango bizasohore nuruhe? Ni ukwizera ugasengera n'amasezerano. Yego. Kwizera amasezerano nkayasengera. Nawe wowe ukizamfasha niki? Nuko gusengera kagasohora vuba. Nawe uzajya usengera. Shamanzi ndikwifuza ko byasohora umwaka ugitangira. Ni kera. Ni kera? Dusigaje amezi 2 umwaka tugeremo 2026. Bizaba byarasohoye? Imana izabikora bigasohora. Yego. Imana ishimwe. Imbazwa. Ariko mumaze iminsi urwaye? Ngo pe. Ariko humura. Humura Imana iragukiza. Iranyiza da. Cyane. None se manzi wowe wajya usengera abandi bagakira? Wowe Imana ikabura kugukiza? Ayabura kunyiza. Ntabwo yabura kugukiza nukuri. Kandi nanjye ndi kugusengera. Barabimbwiye mfata umwanya ndagusengera. Nanjye ngerageza gusenga. Uri kubyemera? Ariko nasengesho ry'umunyagara. Ntaryo. Ntaryo pe. Ntaryo. Manzi ubwo duherukanye se? Ubwo duherukanye nyuma yaho. Wagiye kuvuga ubutumwa hehe? Wagiye kuvuga ubutumwa Nyabihu. Nyabihu. Ahagana he? Nyabihu. Nyarutembe. Kutantumese ngo tujyane. Nari bagiye kugutumira Imana imbabarire. Nanjye ndakubabariye mu izina rya Yesu. Cyangwa twaranganye niyo mpamvu wanze kuntumira. Uzi iyo ntumira wowe kuvuga ubutumwa nanjye nkaririmba yandirimba. Urayizi? Ivuga ngo iki? Ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya. Ugakomeza. Ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Nkomeze? Nubwo wakomeza nta kibazo. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene oya, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare oya. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu. Kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu ushimwa. Ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ubutaha noneho, ubutaha nibagutumira nanjye uzantumire tujyane uvuge ubutumwa nanjye ndirimbe. Ntukazivuguruze. Ntabwo nakwivuguruza, ndi umuntu w'umugabo ntabwo nabeshya. N'igihe n'ibyo wamanuriye bizaba byasohoye tukabigendamo. Tukabigendamo da. Ni ibiki? Tuzagenda turi kubiringura. Yego. Tudateze. Aho se nyine ugezeyo wavuze ubutumwa gute? Byari bimeze gute? Bakwakiriye ute? Banyakiriye neza. Amana igihe gihagije. Bagwaye nk'iminota ingahe yo kubwiriza? Mamaye isaha yose? Urabwiriza iminota 10, 20, 30 ugeza ku isaha? Ije minota 50. Iminota 50? Uranabahanurira? Usengera n'abarwayi? Ngoda. Nta murwayi wasengeye icyo gihe ngo ahita akira? Hariho nasengeye bakazaza bambwira ngo gumamo. Aba wasengeye bakajya kubwira? Gumamo. Ngo gumamo. Ubwo byari bigenze ute? Ni nkuko wasenye umuntu agakira, ubundi akavuga ati gumemo pe. Yego. Ati nagumamo mukozi w'Imana rwose, ibyo uri guhanura nibyo. Uyu murwayi usengeye turi kubona kize. None se
ntabwo winjiyeyo ngo bagupinge bari kuvuga ati saka kana hari aho nageze baravuga ngo reka twakire umukozi w'Imana hano ni mu Kabere. Yego. Maze bagiye kuvuga ati reka tumwakire, ndaguruka ngiye gutera haleluya barikiza, mwaravuga ati karakana se. Nuko bigeze igihe baravuga ngo ibi bintu abikuye hemwa. Barangije barambwira ati gumamo pe uri mu mavuta. Amen. Nani nshaka uzaze kubwiza ku rusengero rwacu. Ntago mazi. Nyire nzakubwira n'ubinyemerera gusa tuzapanguze. Uze no mu rugo. Uzaza ari mu biruhuka abana banjye bose bahari. Mu kwa 12. Sibyo byiza? Niho tuzatwara ruhutse. Nusimanze tuvugisha. Tujye na Noheli. Tujye na Noheli tuyisangire. Kandi Noheli wari umunsi w'abana bato. Ngoda. Manzi, Imana ikweretse ibintu by'abantu bakuru utinyuka kujya kubibabwira. Ayigiye ninya kuja kubabwira. Umutima ukanangira ngagenda nkabibabwira. Yapinga agapinga. Wabyemera ukabyemera. Yego. Umva njye byamanuriye, umva gumamo pe, umva numvise ari byo. Ngoda. Numvise ari byo cyane. Ibyo da. Mani bisohoze vuba. Cyane. Izabikora kwiyubahisha. Ariko ni ikihe gice cyo muri Bibiliya uzi cyose kuryo wakivuga utari kugisoma? Ni Yesaya 41 umurongo wa 10 kugera ku wa 12. Havuge twumve. Twamagambo avuga ngo komera kw'Imana intege nke z'abantu. Cuma akakubwira ati ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzaja nkurina niko nzaja ngutabara. 11 akatubwira ngo dore abakurakariye bose bazakugwa n'isoni bamware, abakurenganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Amen. Uzi icyo nari ndi gukora? Wari uri kurishaka? Ndi kurishaka. Ndi kwishaka undi some numve. Yesaya 41 umurongo wa 10. Umurongo wa 10. Banze reka ndeve. Sibyo? Ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Nibyo wavuze? Ntukiyebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamwari, abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Umurongo wa 13 nukugarukira ku 12. Sawa, mbwira ahandi. Nshaka ngo tujyane neza. Mbwira ahandi. Abaroma 12:14. Reka mbanze mparebe urajya usoma njye ndi kureba ntari gusoma. Abaroma ibice 10 na ibice 12:14. Nahageze. Aba barenganya amasabiri umugisha ni mubavume, mwishimane n'abishima, murerane n'abarira, ni mukiyita abanyabwenge kandi mutaribo. Manzi, karame nibyo. Aba barenganya mubasabire umugisha, mubasabire ntimubavume, mwishimane n'abishima, murirane n'abarira. Muhuze imitima ntimukarakarire ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje, ntimukiyite abanyabwenge. Mana we. Haleluya. Amen. Ndafashijwe n'ukuri. Mbwira ahandi niba ari ahandi uzi wafashe mu mutwe. Ahandi? Handi ko ndi kwibagiwe. Harahagije. Harahagije. Aho gusoma ku kajino no tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana utubwirize. Sibyo? Soma ku kaji ubundi tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana utubwirize, n'ubuhanuzi nibuza uduhanurire mu izina rya Yesu. Amen. Manzi Danieli.
washimishije gusa nanjye nawe turi kumwumva wishimye oya jye birarenze tubwiriza ijambo ry'Imana ni ukuri Ezekiyeli ibice 43 umurongo wa 13 umurongo wa 10 kugera kwa 12. Nuko rero mwana w'umuntu ereka ab'inzu ya Isirayeli urusengero kugira ngo bakogwe isoni n'ibicumuro byabo barugara bakurikije igishushanyo cyago bakozwe n'isoni n'ibyo bakoze byose bamenyeshe uko urusengero rusa n'uko ruringanijwe n'ahasohokerwa hago n'ahinjirwa haho n'imigabane yago yose n'ingeso zago zose n'amateka yago. Amen. Rata ugenda werekana urusengero rwanyu, ugenda ubajana mu rusengero, babandi babasamanye bajyane, rata bakogwe n'isoni mu rusengero, babarozi bajane bose bakogwe n'isoni, babandi bakurakarira babarozi nabo bajane nabo bakizwe, bavuga ati Imana ni Imana rata, Imana yakurangeye, Imana yakugiriye neza, byose birashoboka. Imana igufiteho umugambi nta kintu cyaguhungabanya, Imana ikuriho neza, Imana irakurengera rata mu izina rya Yesu. Imana yavuganye nawe, Imana irakurinda, Imana yavuganye nawe, byose birashoboka kuko Imana yavuganye nawe n'ibindi yabikora. Imana yakuvanye ahandi niyo n'ahandi yakuvana. Amen. Kuko Imana yakuvanye ku igare rata no ikakugeza ku modoka no ku ndege yakugeza. Imana yakuvanye ahandi muri bya bibazo naho yakugeza. Rata Imana ikogeye kabwira ngo Imana igutumye ahantu. Amen. Imana ikongeye kamwira ngo iguhaye kwa stari mu muhanda. Imana ikongeye kamwira ngo iguhaye moto mu muhanda. Imana ikongeye kamwira ngo ntabwo uzongera kubura. Imana ikongeye kamwira ngo ntabwo uzongera kubura inoti itukura mu mufuka wawe. Amen. Imana ikongera kamwira ngo irakwaguye mu buryo bw'umwuka. Imana ikongera kamwira ngo nubwo warubanye ibintu bikuruhije, Imana irakurinze. Imana ikongera kamwira ngo hari igihe wibashije ku bana ariko ari ikikoze ku bana. Amen. Uyu yuzuye umwuka aravuga ati ubajane mu nzu y'Imana ubabwira ati maze bakogwa n'isoni mu nzu y'Imana. Rata Imana igufiteho umugambi byose birashoboka. Imana igufiteho umugambi nubwo wagwa muri rigwari ntacyo waba kuko Imana iba yagutegaranyije aha imbere yawe uko hazaha hameze. Imana yagusezeranyije isezerano ko ritinda gusohora niko kurama. Rata ntabwo wapfa utari waribona. Rata Imana irakurinda ikagukomereza amaboko. Amen. Amen. Yesaya 40 murongo wa 12. Haleluya. Kugera kwa 13. Ninda wigeze uburyo Imana ikomeye. Amen. Uburyo rata Imana ikomeye ati nawe uraba ukuntu Imana ikomeye, uraba ahantu yakuvanye, uranimba idakomeye, nubwo wishira hejuru ariko Imana nishobora byose. Nubwo wakishira hejuru Imana yagushyira hasi. Amen. Amen. Ninda wigeze kugera amazi y'inyanja kurushi akageresha ijuru intambwe z'intoki akabona indengo yajyamo mu umukungugu wo ku isi agashyira imisozi mu gipimo n'udusozi akatugera mu minzani. Ninde wigeze kugenzura umwuka w'Uwiteka akamuhungura kumugira inama. Amen. Amen.
rata ngo ninde wigeze kugera inyanja kurushi, ninde wigeze gushyuha amazi ngo akomeze gutema rata yuzuye umwuka aravuga ati mwa abantu bo mwese mwe, kandi umuntu uzavuga Imana itavuze uwo nguwo azahanirwa, uwo nguwo azabona ishano. Amen. Imana yakurinze byose birashoboka. Ugasanga umuntu avuze ibintu Imana itavuze rata, ahubwo byatwa no kutabivuga. Ni nk'uko wahiga umuhigo ugatinda kuwihigura rata, birutwa no kutawiga. Imana yagukomereje amaboko ikabona imbere yawe ni heza. Imana irakurinda, Imana irakurengera, Imana igira mu byayo ikitwa Imana. Iyo wifashe neza rata Imana irakurinda. Rata mukanyuma twiga ijambo ry'Imana ngo Adamu Imana yakuye Eva mu rubavu rwa Adamu. Rata nawe wiraba uranyemute kwishyira hejuru y'umugabo. Rata shika hasi, Imana izakurinda, Imana izakurengera, Imana izagukomereza amaboko. Inubwo igira uyibuze rata ugiye kuyibona. Amen. Imana nimba wabonye ari ibyo yakoze Imana rata igukomereza amaboko, Imana irakurinda, Imana uzakora imirimo rata. Nuje mu rubanza uzibutse Imana ati Imana navugaga ijambo ry'Imana, Imana uyibyubutse ya mirimo yakoze rata. Imana izakurengera, Imana izakurinda. Nugera mu kibazo nawe uzibutse imirimo rata. Imana izakurinda, Imana izagukomereza amaboko, Imana izakurinda mu byawe. Imana ari icyo izakora. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Imana ishimwe. Manzi Imana iguha umugisha n'ukuri. Soma ku kaji ugarura ubuyanja, sibyo? Soma ku kaji rwose. Bon appétit. Avuga ngo iki? Merci. Merci beaucoup. Manzi Imana iguha umugisha n'ukuri. Ese kuki iyo uri kubwiriza ubuhumyi? Ibyo mba ndi kureba. Ibyo uri kureba? Uri kureba ibikizi? Ibyo ndabwiriza. Ubu ubona umeze nk'umuntu uri kubisoma? Ubu umeze nk'umuntu uri kubisoma? Imana ishimwe n'ukuri. Mbazwe. Tugiye gusoza. Abakunzi ba Concorde TV show ubutumwa bafitiye nawe. Ariko bibuke bakaneza bukarayibu bandika no muri comment. Yego. Kugira abazaze babona ibiganiro nk'ibi. Ngo nanye mbagezaho ubutumwa. Yego. Banamamagare mbasengere. Yego. Niba guhamagara ukabasengera se uzajya basengera gute? Raza mbasengera Imana igira icyo ikora. Nimba ari ibibazo byawe n'umugose abwire musengere, Imana izagira icyo ikora. Yego. Urabyizeye rwose ko uzaguhamagara azahita asubizwa? Yego. Imana ishimwe. Himbazwe. Ugiye kutubwira nimero rero baguhamagaraho, sibyo? Ni kangahe? 7 57 yego 54 105 yego 7 yego 57 yego 54 105 Manzi Daniel. Reka dusoze. Kudusoreza n'isengesho ngaho dusengere dusoze. Kadusenge mu izina rya Yesu. Data turagushimye imanzi z'Imana ikomeye no mwejo turangije ikiganiro, turangije nawe izina ryawe nirishimwe no mwejo turagushimye, dusozanyije nawe no mwejo saki ibintu bwatarabishaka ariko turabisoje no mwejo komeza uturinda dukomereza amaboko, uturinda saki uturinda bazimu mu izina ryawe Yesu. Turagushimye kandi dukomeza amaboko ugira uko twagura ni mu izina ryawe Yesu. Amen. Amen.